Ezekiyeli ahubwo mu ijoro ryakeye ngo yarokotse. Yatewe mu rugo n'amabandi yitwaje ibyuma, inkota, amacumu, imihoro, ibijerekani, ibitindigasani byose. Ezekiyeli yabanje agira abantu ashimira babiri. Yanditse ngo Pastor Claude na Sandrine Gasaro TV, mbashimiye urukundo mwanyeretse, Imana izabamere umugisha. Arongera ati, kuntabariza nibigishoboka mwihangane nkoresha aya mahirwe mpawe mbasezere, umugore size muzamugarure mu Rwanda, ngeweho ndigendeye murakoze. Yego byebye ese kubera iki Ezekiyeli yanditse aya magambo? Namenye ko Ezekiyeli ngo aho yagiye gutura mu gihugu cya Uganda. Subiramo ngo mu gihugu cya Uganda. Yego. Ezekiyeli yagiye avuga ko ahunze abashakaga kumugirira nabi, ariko nkubwiye ko aho yagiye yahungiye iki? Yahungiye ubwayi mu kigunda. Yego. Mubwire Pastor Claude wihamagariye RIB. Pastor Claude yihamagara RIB. Yarayihamagariye, yavuze ko ibintu byose azajya imbere ya RIB akagira gute? Izembwe mutware se. Yarivugiye ubwe ngo na RIB nagize ute? Ntayitinya. Biraza guhuriraho izi video n'iki? Nibyo bigarashuvuze. Biraza guhuriraho ki? Ntago nzaho biri buza guhurira. Na musivire wagira ngo agukubita ari amafaranga. Ayo mafaranga uraza kuyahabwa nande? Nicyo kigarasha cyaheze mu myobo, cyaheze mu mazu bikingiranye. Urumva? Akava kavuga ngo twege tuzahamagara aba bantu bagire gute, badukubita imiromani twirebere, kuko nago tuzasohoka ngo tujye mu bantu. Wubwe arangije Ezekiyeli yabwiye bari abagore, arababwira ngo mfite ama audio yanyu n'amavideo yanyu, ibyo mukora byose namaze kugira ute kubimenya, muzajya mupesa. Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana ibiganiro bya Kim TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane. Twizeye ko mumeze fresh, twizeye ko muri amahoro, natwe tumeze neza cyane. Reka mbabwire ngo iki cyumweru kizababere cyiza cyane, muzakibonemo biri kimwe cyose mwifuza. Abatameze neza kandi mu byihanganire biba byanze, ariko ejo bigakunda. Ndi kumwe na Kabaka wijanditse, nkunda amahoro, ariko we amahoro akaba atamukunda. Ari yazina ngo uzongeraho ngo niri yazina uzongeraho ngo niri oya arabihinduye ntargukirikizeho ngo bakwitaga kabuno kagoma. Kagoma uri ikibwa sha uri urumva bitamugitse nka kagoma, uri ikibwa mwa imeze bite Kagoma? Umushumba harya sinzi story wigeze kuma ngo uragiye inka yakubayo yahindi y'umuhari. Umushumba warwanye n'umuhari Kagoma, Kabaka wijanditse, nkunda amahoro, ariko amahoro yo akaba yarabisikanye nayo. Guhaye ikaze mu kiganiro Kaba. Sha Dones ni wanene Meris uri gukiruka ngo amarozi. Ako ibyo bintu wajyumba barira mwana, wajyumba barira ibyo bintu kareka kubimbwira. Wajyumba barira ibyo bintu kareka kubimbwira. Ndeke kukubwira kuri gukiruka by'amarozi si twega Imana kwiturinze. Agati kateretswe n'Imana ntago gahirikwa n'umuyaga. None akahiritswe n'umuyaga ntago mbizi ibyo. Nigaterekwa n'Imana. Ntago mbizi mwana. Ntago mbizi kabisa. Umeze fresh Kabaka wijanditse? Ndashima Imana mvuye muri weekend, nta kibazo na gito fite. Ewana meze neza. Ibintu ni ruzungu cyane ko sigaye nduhukana cyane ko sigaye nduhuka tu. Si buri kuruhuka iki? Uri kuruhuka iki? Ubundi haruhuka umuntu wakoze ufite gukora aho wakoze, cyaza uranakora mwana, uranakora nuko rimwe na rimwe ujya gutara inkuru karara amajoro ugataha mu gitondo usinzira. Mwana nyine mino misi hari ukuntu ndi kugerageza, si byibuze niba natashye ninjoro nkanaruhuka. Usigaye ubona ko na phone sigaye nyikuraho.
Sisigamo amaguru kambura. Icyo ni ikigaragaza ko utangiye gukira rero. Nta gukira ahubwo ubukene bugiye kunyindura. Ubu ni mu umukire wamamagaye. Arahirita ikikoze we nawe ukimo mwarasaze. Ngo muri kuri kubwira abantu ngo bakurebere mu gitabo kimuwe. Neze sibyo baje bakurebererega. Asi wa mugane. Baje baturebera erega. None se mwana shandagaze. Duke mufite mujye mutuzana tudusangira. Byo kandi biryoha bisangiwe. Naringize ngo nibagiwe icyo bita nkunda amahoro. Ubu urimo urakuramo nkunda amahoro yawe. Witwara ku kibuno se ko umuntu uri kwikura ku kibuno. Aya manuza bari nk'ayabaje. Wambaye iri jepe. Rero no nkunda amahoro arabujera yitwaye. Iryo kote iryo kote ni iry'abajura rero. Iry'abaki? Abajura. Umwenda ngo ufite noza imifuka myinshi abaruwa abajura. Akora hano irashaje. Irashaje si kiko ari uko mba nayitwaye nyine mu mifuka. Irashaje. Ishaje ite se ashaje wowe. Ka kabikora cyakagenda. Ashaje wowe. Ashaje wowe uki. Wowe suguri muto da. Ashaje wowe jya umbabarira. Ese tugeze kuri page ya kangahe? Geze kuri page ya 8. Ashaje wowe jya umbabarira. Ashaje nge. Ngenda nashaje buriya. Reka nze tugire duhite twinjira mu mwandiko. Uziko buriya mbanze nza nkunda amahoro. Menye ukuntu nza gutwara umwandiko. Nuko rero shyuhamo nkacika inkuru twitahire nk'ibisanzwe. Oya jya uburetse mbanze ngirene. Mbanze namamaze. Kwamamaza beki se none. Ahubwo se peketa telefone yanjye yikize yemereza iyo telefone inyuma yawe. Mbanze namamaze. Se wabonye ko sigaye ngenda na phone ebyiri. Arabibonye. Ubu ufite yawe n'indi bagutije. Indi bantije. Naje gusanga imwe nzanyishyiramo imyandiko indi ngirene nyivugireho. Urumva? Nta mpamvu yo kuvugira kuri telefone iri mu mwandiko. Mbere gutangira ikiganiro reka mbanze namamariza umubosi wanjye. Sibyo? Mora mbibabwira iyi company bayita Papias Interior Design. Papias? Papias. Interior Design. Niyo company ya mbere iri gukora amafinisage ku mazu ahanga mu mujyi wa Kigali. Niyo company ya mbere iri gukora amaparafo agezweho. Yaba amajibsamu bakayakora neza, yaba kunzi inyuma bakaguterera amaoro master, yaba imbere bakaguterera stiko, bakaba bagusigira na silike nyuma maweda gadi, yaba ama TV stand barayakora. Ubwo rero abantu ni mugane ino company Papias Interior Design. Ubakeneye wabahamagara kuri 0782 73 iyo nimero iba no kuri WhatsApp. Ubwo rero niba uri gukoresha aga TV stand, niba ukeneye utubati, iyi company ibintu byose irabikora. Kakabarisi nakubwo reka tugakomerezeho. Tamona kabari twika nkacika inkuru. Ubwo nanone reka tubwire abantu bose ko umuntu wese ukeneye gusohoka ushaka kujya hana kamererwa neza akasanga vibe, kagenda ukahasanga abantu bakwakira neza, nta handi wajya uretse The Midnight. The Midnight murambibabwira ko noneho twamaze gushyira tapi kuva mu marembo. Yabuje ku kamoto, yabuje mu modoka yawe nziza, uraparika uzamuke kuri tapi imeze neza. Twamaze kubashyiriraho umufotogarafe. Urumva? Babana bazamuka basireyinga bari kubyina piano. Bura hari aba umufotozi. Hari umufotogarafe ubakubita utu video tumeze neza. Urumva? Ubwo ngubwo ngomba kubabwira abantu bazajya bajya umuntu ushaka gukuraho video akayibona. Urumva? Ikindi nababwiye ko The Midnight twagize gute? Mu gikari tugiye kugira gute? Gushyiramo akabyiniro. Gushyiramo club imeze neza. Igikoni mpora mbabwira ko kimeze gute? Kimeze neza. Icyo gikoni cya mbere mu mujyi wa Kigali. Urumva? Ejo bunde naragiye sanga boss amaze azanye imodoka y'inkoko. Imodoka y'inkoko. Inkoko sigira imodoka. Oya. Itwaye inkoko yuzuye. Ndavuga ati kikoze twamaze guca impaka bro. Imodoka yuzuye.
yuzuye inkoko kandi ubwo ngubwo natashye nagiye kureba muri stoke sanga hasigaye nka zingahe izindi baziriye bazanye umushefu w'umuzungu umushefu w'umuzungu arahara bari guca imakariye ariko nanone mbere y'uko dutangira ikiganiro ndashaka kubanza nkatera icyotezo nkashimira mwarimu Kerema nkashimira Jarasi uri kubyumva Jarasi wafashe umukada wanjye akamutereka akamubwira ngo ngiye nigire mu gihugu cya hehe cya Amerika cya Sezerano ariko akamutera icyoteza akamubwira ngo ntago shaka kugusiga ubwera bwera ndashaka kugusigira Jarasi official uri kubyumva agacimaka yarangiza akanamusigira iki akamubwira ngo yose ndayiguhaye dashboard ijya wireberamo urebe uko winjije urebe uko wagize gute aramubwira ngo shaka abatumirwa ariko mukadabona ko ubwe wenyine yihagije arava nzanipanga operation kandi ubona ko byanamuhiriye kubera ikimereye kuri mwarimu nde Kerema muhuriye he wowe Kerema n'umwarimu wanjye wa danje wanyigishije kabisa mvamo nemenye uyu ntago ari we watumye ugira gute niwe watumye mbona perime ubona perime mu gihe gito cyane ese umukadeje bundi byagenze gute yabonye perime byagenze gute nikanzemo byagenze gute nikanzemo niyo mpamvu nangiye shimira mwarimu Kerema afashe umukada aramubwira ngo ngwino ngirene nguhereze perime guhesha icyangombwa cyo gutwara mwigishe ariko nanone umukada nagenda akagera hehe bahite bamuhereza mwarimu Kerema niyo amaze gucima akamukwigisha niyo amaze kuzica niyo mpamvu rero mereye ku mukada wanjye nkavuga ngo Imana imurebye ijisho ryiza shimira Jarasi wamufasha akamugira gute akamuhereza cano akamubwira ngo hehe nino TV bugize gute bukize ku ruhande oya nino TV bukize ku ruhande uzuragiriye Jarasi ofisiyeri aragire ariko nubwo aragiye nawe hariya munakuragije ntago wahanga ntago wahanga iriya cano ni fresh none se ubu mukada byibuze mubwiye ngo duhurire ahantu tugire gute dusangira gato ndi hafi rero nanjye kugutereka nanjye ndi hafi kuguhereza ukaragira buriya ahubwo ko nta kacikacisa kacikaci we mwumva nanjye ndi kuguhereza nkapima nkubise bagiye kumereza iki ndashaka kugupima nkareba ko nawe waragira neza ntaragira se sibwo rwego rwanjye ngutereka ubundi nigendere je ndimo umushumba muzima ndimo umushumba umwutonesha ndimo umushumba cyane ko abantu bahanga bamaze kuba abantu banjye urwego rwangiye kurubona abantu bahanga bamaze kuba abantu banjye murambwira abantu bo mu majyepfo bose ngo bakandeho bashyigikira iwanyu mu majyepfo kakimu TV rwakawe ngiye kukamira ngiye kukubwira ati nzakubwira nk'uko Jarasi yabwiye umukada siba ko gacanuze witereke hano cyangombwa isuku uzaba umipeso ngiye nzana akagusibisha none ubundi byose si ipeso ngiye niba namaze kubona ipeso bintwaye iki nzakagusibisha bintwaye iki nimba nabonye amafaranga ko icyo miga ari amafaranga reka tugire gute noneho reka twinjire mu kiganiro reka twinjire mu mwandiko tuvemo twigendera reka twinjire mu mwandiko mu minsi ishize navuye hano ndi kukubwira ngo iki uri kumbwira ko Pastor Mutesi na Masherene bacuruza video bacuruza kurangahe tugendane ntago wambwiye umubare nakubwiye ko zira video bazicuruza kuri 20 by'idolari ibihumbi yego ayo mafaranga yose wandangira iryo soko nanjye gacuruza 20 ese ziriya video izanjye nazo bazigura wewe wumye nk'amabyi y'imeshyi aho nk'ubu mpoye ikibaye baba amase tutabeshye ubu mpoye amase nari mbyiteranije amase yabaye igisheshe wowe gute nari mbyiteranije ni wowe wumye nk'amabyi aha wakaje imbere ya kamera bakakubona nuko twagiye narabikubwiye ibi bintu nkubwira Ezekiel ko yamaze kugira gute kujya Buganda ajya Buganda bigenze gute
ari guhunga ngo abashaka kumugirira ahunze nabi. ndashaka kuza kwinjira mu no mwandiko mubwire Pastor Claude wihamagariye ribu. Pastor Claude yihamagara RIB. Yarayihamagariye yavuze ko ibintu byose azajya imbere ya RIB akagira gute. Izembwe mutware se. Yarivugiye ubwe ngo na RIB nagize ute? Ntayitinye. Uze kundebera inyuma pekete ndabona yagiye. Uri ready ko abantu uri kwareba? Ajego, we nkacika. Uri kubyumva? Mubwira ibi byose. Pastor Claude ubwe aritereka mu kiganiro aravuga ngo ngewe izi video z'aba bagore nzazigaragariza he? Muri RIB. Muri RIB. Byaje kugenda gute ko ibintu nabonye byageze habi? Byaje kugenda gute? Byaje kuzamo ngo nibigarasha ngo by'Ibuganda. Izo video zajyaga hehe? Ahantu zajyaga ntihasobanutse neza kuko no bazanye bavuga ngo niwe wazitanze wumvaga ari kuvanga abantu. Babarira nze mwereke. Kuko yaje aho kuvuga telefone umuntu aho kuvuga ibya video yivugira ngo iby'abana ngo 37 afite. Okay, umva rero reka nkubwire. Ibyizi video biraza guhurira izi video niki? Nibyo bigarasha uvuze. Biraza guhuriraho ki? Ntago nzaho biri buza guhurira. Nta musivile wagira ngo agukubita ari amafaranga. Ayo mafaranga uraza kuyahabwa nande? Nicyo kigarasha cyaheze mu myobo. Cyaheze mu mazu bikingiranye. Urumva? Akava kavuga ngo twege tuzahamagara aba bantu bagire gute badukubita imiromani. Twirebere kuko nago tuzasohoka ngo tujye mu bantu. Uri kubyumva? Nago tuzasohoka ngo tujye mu bantu bitewe nuko turi niki? Turi rosherishe. Urabyumva? Turi rosherishe nago tuzasohoka ngo tujye mu bantu tuzahita tugira gute? Tunafatwa. Ariko tuzagira aba bantu duhamagara bakagira gute? Bakadupesa umuromani. Twirebere natwe tugira gute? Turangize. Nitumara tugira gute? Barangize gukora iki? Nareba uwo muromani. Arebe video yose irangiye. Yego. Ariko abantu mwana numvise. Sibyo narakubwiye inkuru zacu tujye tuzikora gute? Mu masirenge. Uri kubyumva? Tujye tuzikora mu masirenge. Arangize nawe agira gute? Amupese. Yego. Ni manguhe. Nicyo bivuze. Nicyo bivu? Ze uri kubyumva rero narangiza nakubwira ngo aba bose ariko urebe narakubajije ngo ese nk'umwana w'uno mubyeyi uri kubyumva ejo azabibona ute? Ese turi kubera iki turi kubona izi nkundura mwaba bantu bose biyita iki? Abakozi b'Imana. Ariko ari iki? Ari inkozi z'ibibi cyo bivuga. Izi ni inkozi z'ibibi. Si inkozi z'ibibi. Yego. None ese bari gupfa iki? Ese kubera iki Ezekiel yagiye kurekura video cyangwa se ama audio akabanza akagira ute? Akambuka. Iyo no operation yose ngiye kuguha. Ahanga kuri page ya kangaye byose birahari. Yego. Ezekiel ubwe mbere yuko agenda urabizi hari abantu benshi no kuri RIB bahora babivuga ugasanga umuntu ari kwishyurira video. Niba ukimu ngiye mfite video yawe nkakubwira ngo uzajya ugira ute upese uko mbitekereje cyangwa ngira ute nyite hanze ubwe arangije Ezekiel yabwiye bari abagore arababwira ngo mfite ama audio yanyu n'ama video yanyu ibyo mukora byose namaze kugira ute kubimenya muzajya mupesa nago muzajya mukorera amafaranga mwenyine kandi ngo amajwi yarashyize hanze ngo kubera ko bari gupanga kumugirira nabi. Itonde nyine nze mbikubwira nibyo wese iyi page uri kureba sibingi bugasanga ni ibingibi ni nanditsanga ni ibinuza. Oya nibyo nuko wanditse busikayito ariko nta nashwa rabanze naribi sikayito mbabarira ibyo ndaza kubigaruka iminsi amaze adakora. Iyo oya afite ibiraka byo muri noze byo muri B1 Gym biba buri munsi. Uri kubyumva? Arangije aramubwira ngo ngewe ibi video byanyu nzagira ute nzabita hanze murama amafaranga cyangwa nago nayo mumwe. Ariho havuye kuba ubyo ngibyo warumbwiye umbwira ngo yaragize ute ngo yagiye ahunze.
nyuma yo kubabwira ko yamaze gushyikira video zabo ndetse n'amaudio yabo nibwo batangiye kugira ute kumushyira recherche nabo kumushyiraho amabandi amuhiga urumva baramubwira ngo ufite ayo audio nibyo nari nyikubwira hano abadusabye kugabanya ijwi ngo tuba turi kubangamira abakiriya hano nabo barakumfashije narindi guturika umva rukize shabyihorera narindi guturika kire telefone nawe bagucegekesheje nka ntuzi oya sha barambwiye nka Zekeri barashaka ko acije izo nkuru rero nizo nari nyikubwira yego urumva ngo nyine n'abantu bagomba kwibona ko duhise twimura location nijwi rigabanutse ku mpamvu z'akazi k'abandi kabaka wigumya guturika uko nguko bamaye icyo bita inzibyo aravuga ati zibaho wayatobye nuko rero urumva nari nyikubwira ibya Ezekiyeli yagiye bari abagore batangiye kugira gute ngo kumugambanira batangiye kumugambanira batangiye gushyiraho abantu bamuhiga uri kubyumva Ezekiyeli nibwo yaje kwambuka ajya mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda urabyumva Ezekiyeli agezeyo nakagahinda n'umujinya yajyanye nibwo yahise yitereka ararekura amena bombe uri kubyumva amena bombe nyuma ya bombe ibintu byabaye byose twagiye tuza turabivuga ese nyuma ya biriya haje gukurikiraho iki byagenze gute namaze kumenya amakuru yuko Mutesi yamaze kujya hehe kumurega yamaze kujya muri RIB ariko se yagiye muri RIB urumva ugire ngo yagiye muri RIB agenda wenyine ugire ngo yagiye avuga uriya ntuze Ezekiyeli wenyine ntago ari Ezekiyeli wenyine ndaza kuza ahangaha nkubwira urutonde uri kubyumva namaze kumenya rw'abantu Mutesi ubwe urabyumva neza Mutesi yareze urabyumva iyo fashe ikaramu yabigenze gute bagiye kukubwira abarimo ni ukuvuga ngo Mutesi yaragiye atanga uwo bita Kamarade Faxman original uwo ngo ngize ute aramurega ndamushyiraho agakuba uri kubyumva atanga uwo bita Pastor Claude ubwo ni mugenzi we bivugwa ko babana mu mirimo y'iki y'Imana ariko ari iki ari inkozi z'ibibi uri kubyumva uwo ni uwa kabiri aragenda atanga uwa gatatu ari nawe waje akarekura ayo majwi akavuga ko afite n'amavideo Ezekiyeli mu kirego yatanze ubwe yavuze ko aba bagabo bahora bamwibasira ariko nanone tuze kugaruka kuri Kamarade Faxman ese Kamarade wambiswe umupira bagahabwa n'igitoki yahawe impano y'umupira ahabwa n'injagi y'igitoki arayitahana sibyo ariko nanone wongereho ko banamukingiranye muri wese mu bukwe bwa Pastor Mutesi sibyo aho tugendane neza Kamarade bamuhaye impano bamukingirana muri wese ariko nanone bagira gute bamuha n'igitoki cy'imoza amarira cy'injagi nese bamuhaye impano yo kumukingirana muri wese uri kubyumva ngo bamuhaye iki impano yo kumukingirana muri wese bamuhaye imoza amarira ariko nanone nta gitoki yatahanye azaze bihakane ntago bamukingiranye ndetse we na Nuza na Prophete Noheli yego bazaze babihakane kubera iki Mutesi yagiye akabarega nuko ngo bamuvuze ibitari byo nuko bahora bagira gute bamuharabika urumva igihe cyose bahora bamuharabika bamuvuga urabyumva yego ibi bintu se biraza kurangira gute ko ngiye kuza nkahita nkwereka none inzandiko uwo bita Ezekiyeli yanditse ziregura cyangwa zisaba imbabazi shabyihorera Ezekiyeli ibintu byakomeye ese uburi hehe byagenze gute se kwa Ezekiyeli Ezekiyeli ibintu byakomeye
nakubwiye ko yambutse akajya hehe akajya i Bugande akajya i Bugande ariko aho ngaho i Bugande yagiye yahasanze iki abantu tutashatse kuvuga twumvise mu mwandiko batanatureba ariko nanone bakagira aho bahurira na wa muki wa muromani kiba cyabyibagiwe yego urumva baragira aho bahurira na ba bantu bafataga iki abaromani urabyumva Ezekiyeli yagiye arahunga ariko asanga aho ugiye ni nko guhungira iki ni nko guhunga imbwa ugasanga intare no guhungira si ubwo tubyite ko ari uguhungisha abana mu mipyisi mu ushobora kwirukanka uzi ngo uri guhunga imbwa ugakubitana n'intare yashonje ubwo nibyo nari nshatse kuvuga nta mugani wundi se wabona ubu urahagije urumvikana neza ni ukuvuga ubwo ngubwo tuvuge ko Ezekiyeli yahunze agahunga ibirura akagwa mu ki mu ntare akagwa mu ntare nicyo nashakaga yavuye mu birura ahita agenda asanga intare zasamye zishinyitse cyangwa se ingona niba uzi ingona mu mazi uzarebe neza ingona usanga hari ukuntu iba yimereye uku nguku mu mazi yazamutse ikaza igashyira ikirimi hanze ni ukuvuga ngo ibirapudete yo kuba iza kwakira buri kimwe cyose kiza kuza yaba udusimba tuje gutoragura yaba umuntu ubwo naza nicyo cyabaye kuri Ezekiyeli mbaza ngo Ezekiyeli byagenze gute ndakubajije mita ninjira mu mwandiko ngo usomere ibyo ari uko byagenze byose mereza telefone aho ngaho ibi ntabwo nabishyize ni ikayi muri Musana muri Nkunda Amahoro jya ubivuga neza tutazashwanira mu kiganiro tugendane neza uyu bamwita Ezekiyeli Kiranuka TV simumuzi Kiranuka TV ngaho nyumvira Kiranuka bivuga ngo Kiranuka uri kubyumva yego Ezekiyeli yabanje agira abantu ashimira babiri yanditse ngo Pastor Claude na Sandrine Gasaro TV mbashimiye urukundo mwanyeretse Imana izabamere umugisha arongera ati kuntabariza ntibigishoboka mwihangane nkoresha aya mahirwe mpawe mbasezere nari nkubwiye ngo arongera agira gute aratabaza aravuga ngo kuntabariza ntibigishoboka urumva mwihangane nkoresha aya mahirwe mbonye mbasezere mwese bye ubwo ni bye bye yego ntago ari bye uri kubyumva nuko yabyanditse byanditse bye n'ubundi bye bandika bye nuko yabyanditse ngeri gusoma ibyo yanditse nyine bye bandika bye n'ubundi ariko basoma bye arongera arandika umugore size muzamugarure mu Rwanda ngeweho ndigendeye murakoze yego bye nuko yabyanditse ibintu ndi gusoma wowe uri gutekereza ibyo yego urumva mwese njye nyoboye gusoma bye ibyo yanditse bye yego urumva yashyize bana ya oya wikisobanura ni bye humura ashyiraho emoji igira ukunguku yego isezera ku bantu babyita ku waving murabeho gutyo babyita ku waving verb to wave murabeho aragiye Ezekiyeli ntabwo ari njyewe ese kubera iki Ezekiyeli yanditse aya magambo hari indi ishobora kuba ntagusomeye igihe oke ni eshatu gusa reka nze mubwire ukuntu rero impamvu intandaro yo kwandika amagambo angana uku nguku amakuru naje kumenya namenye ko Ezekiyeli ngo aho yagiye gutura mu gihugu cya Uganda subiramo ngo mu gihugu cya hehe cya Uganda Ezekiyeli yagiye avuga ko ahunze abashakaga kumugirira nabi ariko nkubwiye ko aho yagiye yahungiye iki yahungiye ubwayi mu kigunda yego
Ezekiyeli wamenye ko yagezeyo agaterwa n'amabandi. hano yari ari gusezera se bari bagiye kumwica. Ezekiyeli ahubwo mu ijoro ryakeye ngo yarokotse. Yatewe mu rugo n'amabandi yitwaje ibyuma, inkota, amacumu, imihoro, ibijerekani, ibitindigasani byose. Abo bose bateye Ezekiyeli. Ezekiyeli ngo yagabweho igitero ugira ngo ni nuzi. Ezekiyeli ngo yagize ngo ni umunsi wo kubeshya umwikaragiyeho. Yagize ngo ni itariki yo kubeshya imyikaragiyeho. Yatewe urumva yego ngo agira ngo abawazarendo bimukiye iwe. agira ngo ni imperuka. Urabizi yagize ngo ni imperuka imugezeho. Ezekiyeli ngo yarebye agira ngo ni babana b'abawazarendo babambaye ibirenge, bafite amacumu, bafite imihoro n'ibijerekani. Baje ngo bavuze ibijerekani nka babandi b'icyenda kane. Oya se bateye umuntu umwe se bira ntago byakongera. Bateye famiye imwe ya Ezekiyeli. Ariko Ezekiyeli ngo Imana ikinga akaboko. Ni hahandi bavuga ngo iyo umunsi wawe utaragera, urumva ubutaragira gute? Ubutaragera. Imana yakinze akaboko yongera kugira ute? Kurokoka. Ezekiyeli ararokoka. Bikaba ariho byavuye. Ezekiyeli biraza kugenda gute? Ahubwo agiye hehe? Bikaba ariho byadera umushene uje kudusebya mani. Kandi buriya nawaje gupfukama. Mbabarira ugira ute unyibwirire. Kitebera ukuntu shani no musore. Ngona ari umusore nkuriya mani. Undi musore aragiye. Idenganzwa Leta n'ibirabyo. Motere rivi turararana sha. Ese burake. Mwana ko mwarakaye. Amutera rivi muragira gute? Ibaze ko umuntu agiye gutera rivi wabona turarana cyari burarane nawe. Twikomereza umwandiko wacu. Nino minsi nge nta gahunda afite. Urumva? Cyane cyane ko nta n'urukundo ufite mwino minsi. Uri kubyumva? Iyo umuntu akenye nta rukundo agira. Yego. Urabyumva? Yego. Ese Ezekiyeli agiye kwerekera he? Niba yahungiye Uganda bakamuterayo, arajya he? Arajya Ibwana na Gashaki, arajya Nyacyonga, arajya he? Ezekiyeli ko wagiye ugiye kurekura bombe, wagiye ugiye Buyago, wakigarukiye Kigali, igihugu cyacu ari tambarare, igihugu cyacu kirimo umutekano, igihugu cyacu ari amahoro. Mbabarira tuzagaruke mu wundi mwandiko nza kukubwira ngo ese Ezekiyeli yarangiye gute? Yagiye yasezeye yerekeje. Ariko inama namugira, Ezekiyeli garuka mu gihugu cyakubyaye. Aha nta nubwo bakubona. Abo bose ushaka ibyo byose twege dufite amahoro mu gihugu cyacu. Urumva? Reka tugire gute tunisoreze. Ariko nanone mbere yuko dusoza mbanze mbwira abantu umukwaferi wa mbere muno mujyi wa Kigali. Uyu mukwaferi bamwita Innocent, niwe mukwaferi wa mbere ukogosha hangaha mu mujyi wa Kigali, akaza akagukoraho rikaka. Uyu nguyu ushaka wamuhamagara cyangwa se ukamwandikira kuri 0753551536. Ndagushimiye cyane Kaba. Tubonane mu biganiro byacu by'ubutaha.